Ni mu myaka mike cyane ishize byari bigoye gutekereza ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko bashobora rwose guhagarara imbere y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwubatswe ku murwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Hari n'igihe kandi umubano wa Kigali na Paris wari warageze ahari indimuka, yewe rero biza no kugeraho ibihugu byombi bitangira kurebana y'ingwe. Ibyo byose murabyibuka. Hari n'igihe kandi impande zombi zashinjanyaga ku mugaragaro ibirego bitandukanye. Hari n'igihe yewe ambasade z'ibihugu byombi zafunzwe. Hari n'igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yakomeje kuba imwe mu ngingo zikomeye zatezaga ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Ariko kandi kuva kuri uyu wa mbere Kamena 2026 navuga ko ibintu bisa n'ibyageze ku rundi rwego. Nibwo hagiye hanze amakuru yemeza ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kategerejwe i Paris ahazifatanya na mugenzi we perezida Emmanuel Macron mu muhango ukomeye wo gufungura urwibutso rushya rwubatswe mu rwego rwo guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda 1994. N'urwibutso rwubatswe ku nkengero z'umugezi wa Seine, ni hagati y'umujyi wa Paris. Ariko kandi kuki uyu muhango urimo kuvugisha benshi? Kuki urimo gufatwa nk'ikimenyetso gikomeye muri diplomasi y'u Rwanda n'Ubufaransa? Kandi se kuki bibaye mu gihe kimwe perezida Tshisekedi nawe yahamagawe na perezida Emmanuel Macron? Ese abo bombi bo bavuganye iki kuri telefone? Ibyo byose nibyo tugiye kuba tuganiraho muri iyi nkuru yacu mu buryo bwihuse. Reba hasi handitse subscribe, na makuru menshi cyane rwose uzagikomeza kubonera ku gihe. Nkuko byatangajwe n'ibiro bya perezida Emmanuel Macron ubwabyo, uru rwibutso rugamije ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Icya kabiri ni ugufasha mu isesengura rijyana no gukomeza gukurikirana ibyabaye muri ibyo bihe by'amage u Rwanda rwanyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kandi hari no gufasha ibisekuru bizaza kumenya amateka nyayo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umuhango uzitabirwa n'abayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa, uzitabirwa kandi n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abahanzi bafite uruhare mu gusigasira amateka yayo. Ibi byerekana uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ikomeje gufatwa nk'igice cy'ingenzi cy'amateka y'isi yose, atari ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda gusa. Iyo urebye inyuma gato usanga ibintu byarahindutse cyane kuva mu mwaka wa 2021. Ni muri uwo mwaka Macron nibwo noneho yagiriye uruzinduko ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali, ari naho yemeye ku mugaragaro ko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye cyane mu mateka yabaye mbere ndetse no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo yavuze ko igihugu cye kitari umufatanyacyaha, yemeye ko igihugu cye cyagize inshingano zikomeye cyane mu mateka yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Iryo jambo ryafashwe nk'intambwe ikomeye cyane ndetse rinahindura uko ibihugu byombi byari bibanye. Ryanafunguye kandi urundi rugendo rushya hagati ya Kigali na Paris. Uyu munsi rero uru rwibutso rwa Paris rugiye gufatwa noneho nk'indi ntambwe ikomeye cyane muri uru rugendo cyangwa se mu mubano w'ibihugu byombi. Ariko kandi natangiye mbigarukaho ni mu gihe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe i Paris, perezida Emmanuel Macron yavuganye kuri telefone na perezida Tshisekedi Chilombo. Ese abo bombi bo baganiriye iki? Niki cyatumye rero uyu muhango ukurikiranwa cyane? Ndavuga ibijyanye no kuba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda perezida Emmanuel Macron bazajya gufatanya ni mu bijyanye no gufungura uru rwibutso. Icyatumye abantu benshi banabikurikira nuko byabaye mu gihe n'ubundi perezida Emmanuel Macron yahamagaraga mugenzi we Tshisekedi Chilombo. Aya makuru yagiye hanze mbere gato yuko perezida Kagame yazagera i Paris. Ni nabwo nyine ayo makuru yajyaga hanze yemeza ko perezida Emmanuel Macron yagiranye ibiganiro kuri telefone na perezida Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu butumwa ubwe yashyize hanze, Macron yavuze ko baganiriye ku byerekeye Ebola iri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi banaganira ku bijyanye n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Ubufaransa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko cyane cyane baganiriye ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikajyana nuko intambara ikomeje kuhabera nk'uko inzego zitandukanye n'amaraporo bigaragaza, nuko ashobora kuba n'ubundi arimo gutegurwa Jenoside. Ni intambara icyarimwe
igendana no kuba hari abaturage runaka barimo kwamburwa uburenganzira bwabo, kandi ibimenyetso bitandukanye bikagaragaza neza ko bijyana n'umugambi mugari ushobora kuzaganisha kuri jenoside ishobora gukorerwa n'ubundi abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Macron yongeye gushimangira ko Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro birimo gukorwa kugira ngo amahoro agaruke mbere y'uko byanagera kure. Yavuze kandi ko igihugu cye gishyigikiye ko ubusugire bwa Kongo bwubahirizwa ku butaka bwayo bwose. Aya magambo akabaje mu gihe ikibazo cya M23 gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeje kugarukaho cyane muri aka karere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga muri rusange. Abasesenguzi benshi baravuga ko Paris irimo kugerageza kugumana umubano mwiza ku mpande zombi. Ni ku ruhande rumwe irimo kwakira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu muhango ukomeye cyane kandi ufite byinshi uvuze ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe ku rundi ruhande nubwo Perezida Emmanuel Macron akomeje kugaragaza ko ari ku ruhande rwa Tshisekedi, ariko nanone akibutsa ko mu gihe cyose Tshisekedi atashyira mu bikorwa ibijyanye n'inzira z'ibiganiro ko igihugu cye gishobora kwisanga mu mateka cyangwa se mu mahano nk'ayo u Rwanda rwanyuzemo. Ibi byose byerekana ko Macron ashaka gukomeza kugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'ibibazo by'akarere. Ni n'uburyo kandi bwo kwerekana ko Ubufaransa budashaka kuba igihugu kiri ku ruhande rumwe gusa, ahubwo ko bashaka gukomeza kugira ijambo mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. Abantu benshi bareba kure cyangwa se bakomeje gukurikiranira hafi ibijyanye n'uru ruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda ntabwo babifata nk'urwibutso gusa rugiye gufungurwa, ariko mu by'ukuri binafite uburemere bwa politiki nk'uko bakomeje kubigarukaho, kubera ko n'uruzinduko rubaye mu gihe ikibazo cya M23 gikomeje gukaza umurego ndetse no gukurikiranwa na benshi, kandi bikajyana n'uko icyo kibazo cya M23 n'intambara bahanganyemo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi birajyana nuko nubundi abaturage b'ubwoko bumwe bakomeje gutotezwa. Ibiganiro bya Doha biracyakomeje, Amerika iracyagerageza gushaka ibisubizo birambye. Ebola nayo ikomeje gutera impungenge uburasirazuba bwa Kongo, aho binagoranye cyane rwose kuba yakumirwa. Ni mu gihe impande zombi zikomeje guhangana mu ntambara ishobora kuganisha ku bwicanyi bw'indengakamere cyangwa se bwakwibasira ubwoko runaka. Ibi byose rero bituma buri jambo rizavugirwa i Paris zakurikiranwa cyane, kubera ko bishobora kuzahuzwa n'ubundi n'iki kibazo cyo mu karere. Ni mu gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Emmanuel Macron bitegura gufungura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwubatswe i Paris. Isi yose izaba ikomeza gukurikirana uko uwo muhango uzagenda ndetse n'amagambo azahavugirwa, ariko nanone atari uwo muhango gusa, ahubwo bazanareba niba umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ukomeje kugenda ugera kure. Bazareba niba uruhare rwa Paris mu bibazo bya Afurika yo hagati n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niba uruhare rwabo hari icyo rwahindura mu guhagarika ayo mahano arimo gututumba mu burasirazuba bwa Kongo. Isi yose kandi izabireba niba ibiganiro birimo gukorwa ku kibazo cya Kongo bishobora gutuma iyi ntambara irangira cyangwa se bigatanga umusaruro, kandi isi yose izabireba niba amateka y'ubushyamirane hagati ya Kigali na Paris ashobora gusimburwa n'igihe kirekire gishya cy'ubufatanye. N'ubufatanye bwatangiye, ariko nanone tuzaba tureba niba koko ubwo bufatanye bushobora kuzakomeza kubakirwaho umubano mwiza w'igihe kirekire. Ku munsi w'ejo tariki ya 2 Kamena, Paris ntabwo twavuga ko haturutse amakuru meza gusa ajyanye no gufungura uru rwibutso nk'uko tubyiteze mu minsi iri imbere, ahubwo navuga ko kuri iyo tariki cyangwa se mu minsi iri imbere tuzaba tubona andi mateka cyangwa se n'indi page nshya mu mateka y'umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ni mu gihe akarere k'ibiyaga bigari nako gakomeje gushaka inzira y'amahoro arambye.